Nshuti mukunzi w'inkuru z'ibihe, nongeye kugushimira nguha ikaze kuri channel yacu ari nayo channel yawe. Iki ni cya kiganiro twatangiye, ni uruhererekane rw'ibiganiro. Iyi ngiyi ni episode ya gatatu, umujene mu iterambere. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumirwa wundi, namusuye aho akorera. Ni inshuti yanjye kuva kera, tumaranye igihe kinini, nubwo ibyo ataza kubitindaho cyane, ariko ni umwe mu bantu bafite kariyeri ndende. Ngira ngo kariyeri yawe irangana ite? Donc umaze igihe kingana gute mu kazi? Ntaza kwibeshya. Umaze imyaka 9. Amaze imyaka 9 mu kazi. So ibyo akora araza kubitubwira, uko yatangiye araza kubitubwira. Ikigamijwe ni uguhahana amakuru nk'abajene, umenye ibibera ahandi, umenye uko abandi batangiye, umenye aho abandi bageze, bityo bigutera imbaraga zo gushaka icyo wakora, kumenya aho wahera no kugira donc kuba inspired. Mu kinyarwanda kukindusha kuba inspired ni Kuba inspired no kugira ibyiyumvo cyangwa ishyaka, guterwa ishyaka. Guterwa ishyaka, no se kuba motivated, no kugira umwete. Ubu no kugira umwete. Kugira ngo ube inspired n'ibi biganiro. Kuri wowe rero uri mu rugamba rwo gushakisha umurimo, waba ufite akazi cyangwa se urimo ushaka akandi kazi, uyu mutumirwa aradufasha byinshi cyane. Ntabatindiye cyane, reka muhe umwanya. Mu kinyarwanda kirazira ko uvuga umuntu mukuru ahari. Donc twibwire, ibwira abakunzi b'inkuru z'ibihe. Murakoze cyane. Sanzwe mazina ngenzwiho nitwa Mazimpaka Eliphaz, ariko njyanye n'indi zina nitwa Nyagashumba, n'ikivugo cyitwa ngo ni Nyagashumba nka mushumba udakenesha. Niyo mazina yanjye. Eliphaz Mazimpaka Nyagashumba, umushumba udakenesha. Uyu munsi ukora iki? Wize ibiki? Donc ni umuntu wize primaire mu Rwanda ku bigo hafi 2 bitandukanye. Aho ngaho ugenda uhanyura uhura n'abantu benshi, abarimu bawe bakwigisha. Ariko reka ntangire neza kariyeri muri secondaire, nize mu kigo cya Nyagatare Secondary School. Abantu b'Inyagatare turabasuhuza cyane. Mu Nsheke kwa Kabare, uzira rya Kabare. Mpiga amashuri icyiciro cya mbere cya secondaire y'amashuri 3 tronc commun, ndongera mpakomereza 3 yandi yisumbuye mu cyitwa maths physique. Biza kurangira bihindutse PCM. Wize maths physique, nsoreza muri PCM, imibare n'ubugenge. Imibare n'ubugenge. Hanyuma usoreza mu mibare, ubugenge n'ubutabire. Okay. Aho ngaho ndahava mu 2009, nkomereza mu cyaho cyitwa KIST mu ishami ya Electrical and Electronics Engineering. Gusa natangiye muri KIST mpega imyaka 3, nsoreza muri UR mu mwaka wa 4. N'uruvangavange. Muri KIST wizemo ibiki? Muri UR wigamo ibiki? Ikoranabuhanga n'itumanaho, iyo bita Electronics and Telecommunication. Ibyo ndabisoza, ntangira gutangira urugendo rwo gushakisha akazi nk'abandi. Nihangira imirimo hagati aho, buri muntu wagitegereje ufite ubwonko bukora neza. Biza kugeraho bisa nk'ibigenda biseta ibirenge. Gusa nyuma y'igihe gito nkiri muri KIST, hari igihe umuntu akanguka akererewe. Buriya iyo ukiri umunyeshuri, muri experience nagize aho ndi muri KIST, nagiye kaminuza mfite intumbero, numva ko ngiye kwiga ibintu bihambaye, numva ko ngiye guhindura. Ariko inkuru nahasanze wenda yazaba ikiganiro cy'ikindi gihe. Ariko ibyangiriye umumaro cyangwa byatumye nkomeza kariyeri ya ibyo naragiye muri electronique n'ibiki byose, ni ibintu bitatwaye ibyumweru 2. Ni ibintu wize mu byumweru 2 nibyo byaje kugutunga.
cyane. kurusha ibyo wize. Imyaka 6 ya segonderi nteranyijeho hafi n'ine ya kaminuza. Donc birahambaye. Ariko reka dusubire inyuma gatoya n'ubwo wari ugikomeza. Hari ikintu wavuze inshuro ebyiri numva ni ngombwa cyane ko dusa nk'ababisubira inyumaho. Uri umuntu wize primaire nta mpinduka zibaye cyane, wiga troncome nta mpinduka zibaye, ugeze segonderi ufata math physique, nyuma y'igihe gito urangiriza muri math physique na chemistry. Izo ni impinduka zari zibaye muri education. Ugeze muri kaminuza wiga mu cyahoze cyitwa KIST, nyuma usoreza muri university muri kaminuza y'u Rwanda. Izo mpinduka za muri education, kuko education yagiye ihindagurika, nicyo wabivuga, ni izihe impact ubona byaje kukugiraho? Ni gute waje guhangana n'izo mpinduka? Kuko icyo tugamije hano wenda ntago turi kunenga, ariko kuri guhari nuko iyo imyigire igenda ihindagurika gutyo hari ibintu bitari byiza, hari impact bikugiraho nk'umunyeshuri. Uyu munsi tuvugana hari umunyeshuri ushobora kuba yicaye, cyangwa se umuntu wicaye wasoje amashuri yaranyuze muri procedure z'imihindagurikire ya education, bikaba bitarabashije kugenda neza mu buzima, hanyuma agafata ibyo bintu byose akavuga ngo n'ubundi ni ukubera ya education nahawe. Ariko wowe uyu munsi turi kumwe nk'umuntu w'umu expert muri kariyeri yawe. So ni izihe impact wowe byakugizeho iyo mpinduka ya education? Ni gute wahanganye nazo? Impinduka zose hari ibyo zisiga byiza, rimwe ariko hari n'ibyo zisenya. Nk'ubu urabona buri mwana wese aba afite amatsiko cyangwa afite intumbero muri we, avuga ati okay, nzagera aha cyangwa ndashaka kuba iki. Akenshi nko mu gihugu cyacu, bino bihugu byacu, hataba ikintu navuga cy'ubujyanama ku muntu ukiri muto. Akenshi twifatira ibyo twumvise ahandi, ukumva ko ubuganga bugira akazi gutya na gutya, akaba icyo ujyamo nta makuru ndahagije ufite. Nanjye ntabwo nasigaye inyuma muri ibyo, izo ntumbero nari nzifite, n'ubwo nshaka kuba umuganga. Umva ushaka kuba umuganga? Nshaka umuganga ugomba kujya muri medicine. No mu bihe byacu twigaga hari math physique cyitwaga biochimie. Iyo byabaga i Butare habaga medicine. Habaga medicine. None buri mwana ndibuka wese ko abigaga math physique nabo bari bafite inzozi akenshi zo kuzaba abapilote. hari abapilote ariko njye nashakaga medicine. Wowe washakaga medicine? Kubera ko hari igihe amanota y'abanyeshuri bagendaga babara, ugasanga bajya kugereranya amanota bafashe y'aba math physique ajya muri medicine ari hasi ugereranyije na biochimie. Ntabwo nigayaga ubushobozi bwo kuba nayabona, ariko urumva buri muntu ashakiraho akandiraho ubumva ko byasa nk'ibyoroha. Igiterime cya biology wigeze wumva kigoranye n'ikihe? hari ibiterime byajyaga bigora muri biology, muri microbiology habaga barimo ibintu bitaza za paramecium, ubuye muzagiye kubyandika. None muri chimie byitwa za tetrachloromethane, ni ibintu byaga bifeje kubifata gutyo. Ariko urumva tugeze mu wa gatandatu ukwezi kwa mbere, nako igihembwe cya mbere turi aba math physique, twitegura kujya kuzuza form, tugiye kuzuza medicine, bati muhagarare. Byahindutse ubu ngubu ibintu bya math physique ntibikiriho, ugomba guhitamo hagati y'amasomo. Mbere math physique twakoraga amasomo 6, icyo gihe baravuga ngo ya na 3 na ryane ry'ubumenyi rusange rya 4, urahitamo. Kandi aba math physique ntibemerewe kwiga medicine. Ntabemerewe kwiga medicine. Ukareba gufata urugendo rusubira inyuma, se byagenda bite? Ukareba biology wagenda gusa nk'uyifashe gake, ntabwo ahindura mu mezi 3 ngo ujye kwicara ku kizami umaze imyaka ingahe witegura, ntabwo byakorohera kere kuri ikimanuka. Nukuvuga icyo gihe wahise uba produit ya situation kurutaho kuba produit y'amahitamo yawe cyane. Kiragoye, niyo mpamvu nakubaje impinduka, ingaruka byakugizeho. Ngira ngo nta ngaruka irusha iyo ngiyo, kuba washakaga kujya iburasirazuba ukaba utegetswe kwerekeza iburengerazuba cyangwa mu majyepfo, mu yindi direction udashaka. Mu cyerekezo cyane. Aho rero haza ikintu cyitwa attitude.
cyangwa uburyo witwara, uburyo usubiza situation cyane. wabigenje ute? Ubundi umutima nkunda kugira imbaraga mu ikintu mbanza kureba iruhande rwanjye nkareba niki ntabasha guhindura. Iyo mbonye ikintu ntashobora kugihindura sinjya nkitindaho. Naricaye nshaka abandushijeho ubumenyi, ndababaza niba birashoboka. Cyane twari dufite umwarimu watwigishaga imibare mu Nyakayanza tumukunda cyane. Aracyariho Imana imumugishe. Nawe yari yarize muri Christ. Guhera icyo gihe twaramuganje nawe adukundisha ibintu bijyanye na electric and electronics. Twese kirasi yose twagiye muri Christ, turi abana 20 twisanze mu ishuri rimwe. Mwarimu yatubwiye ati ibi bintu muzabikora birakora. Ariko birakora cyane, birakora kuko ngira ngo ubaye ushinze akantu hariya ku muhanda ufite tournevis yawe ntago waburara. Ubundi umwana w'umufundi uwo ari we wese cyangwa umucuzi ashobora kubwirwa ariko kubura ntibyashoboka. Ntabwo byashoboka. Ibyo bintu birakora. Wabona ari ukuntu uhanga imirimo kurusha ibindi bintu twirukiragamo byinshi. Hari ibintu bibiri rero nkuyemo. Sinzi nimba ari yo masomo twakuramo twaha n'abantu badukurikiye. Ikintu cya mbere, iyo uhuye na situation utagize mu ruhare, idahuye n'amahitamo yawe, ugomba kureba icyo ushobora kugira icyo ukoraho ukagikora. Iyo bigeze aho bikurenze nk'uko wabikoze, ureba abakuruta, abakurusha ubunararibonye, ukabaka ukabagisha inama. Kwiherana ibibazo ntibishoboka ko abantu bose tubana hano, cyane cyane abaturusha ku myaka, ariko nta gishya kiba ku isi. Hari ababiciyemo mbere yawe. Abo rero iyo biyambaje ntiwongera kugwa mu mutego, ntabwo unyura inzira ndende nk'iyaba bandi banyuzemo. Kubera iki? Bagushaje banaribonye bwabo. Rero icyo cyo tuvuga ngo experience the best teacher. Nibyo, ariko to the stupid. Kuko ubwira umuntu ngo umuriro uratwika, umuntu akora ikiganza ati dore narahiye, ego nawe utereka mbyiyumvire. Ni experience ugiye gushaka, actually you are stupid. Sibyo? Rero akenshi iyo ubifashe kare ukaya abantu babinyuzemo, bikurinda guta umwanya ku bintu runaka muri manipulations. Yego, niho ubujyanama rero bukenerwa. Uri abantu bagutanze muri icyo kintu, ukabegera bakugira inama ukayumva. Hari umwanya bicungura umwanya kuri wowe ntutigihe mu bintu bitari ngombwa. Mazimaka, urakoze cyane. Ikintu kinshimishije nuko iyi segma y'inkuru z'ibihe abarundi bakita igisata, nama video menshi tuzagenda tuganira n'abantu b'inararibonye bakiri batoya b'abajene. Iyo mvuze umuntu mutoya ntago mba mvuze mu myaka cyangwa mu bindi bintu, mba mvuze umuntu ufite imbaraga za gisore. Umuntu ufite imbaraga za gisore. Si uguheza abantu bakuru, kuko hari ibiganiro byinshi buri uko ubushobozi Imana nidufasha, hari ibyiciro byinshi by'abantu tuzagenda tuganira, kuko nyuma y'iyi segma ndateganya no kuganiriza abadamu tukumva n'ijwi ryabo. Nishimiye cyane nyine ko ako kantu gashyize mukavuga ngo ni byiza kugira nyine abantu wigiraho. Noneho kubera ko rero turi kuganira n'abagabo, mu kwezi kwa gatandatu nanjye mbimenyesha ubundi ngo ni ukwezi kwahariwe ubuzima bwo mu mutwe ku bagabo. Abagabo, abasore baca mu bibazo byinshi, mu ngorane nyinshi cyane, nyinshi pe. Hari abantu rero bafata ubuzima bwo mu mutwe ku bagabo bakumva ko donc umugabo uvuga ibibazo bye ubiganiriza abandi ugira gute ngo ni imbwa. Position yawe ni iyihe? Inama utanga ni iyihe mbere yuko dukomeza? Ubuzima bwo mu mutwe bushobora guterwa n'ibintu byinshi, ubihuze n'akazi. Mu kazi buri gihe umuntu buriya ubashije gufungura amaso ukareba iruhande rwawe, hari ibisubizo. Yego, rimwe na rimwe ushobora kubyirengagiza kuko wabigambiriye cyangwa ukabikora kubera ubujiji. Yego, twese turabizi hanze aho iyo ugize ikibazo abantu benshi bihutira gushungera no gufata amafoto cyane kuruta
gutanga ubufasha. Mm. Ariko mu bantu mubana Mm. uretse kwigira nyamwigendaho Mm. ntabwo abana n'abantu ukwezi kumwe cyangwa abiri cyangwa gatatu Mm. utarabonamo n'umwe ushobora kubika ibanga Mm. kandi ashobora gukora iki kuguha ubujyanama runaka. Mm. Rero bitandukana n'ubushobozi. Mm. Hari ikibazo wihererana Mm. kikaba cyakujyaho ingaruka kikakwangiza, Mm. ariko ufite ubushobozi runaka ushobora kujya kwishyura abantu twita professionals Mm. batanga amahugurwa ku kintu runaka, Mm. ukabegera. Ushobora kwegera muganga, ni abantu batazwa kugira ibanga mu gihe mu bantu bakuzengurutse Mm. ntawe wakwizera. Ego. Ariko ikintu cyo gishoboka ni ukwizera. Burya iyo ikintu cyagusohotse mu kanwa Mm. ntabwo kiba kikiri ibanga ryawe, Ego. nta nubwo kizongera kukuboha, Nta nubwo kizongera kuko. ntabwo cyakuboha. Mm. Ariko ikintu cyose uhora wumva ko ari wowe ugifite aho ukibona kizahora kikuremereye, Mm. kizagutsikamira. Na Ariko mu Kristo gihe undi yarabivuze. yakimenye Na Kristo birangiriye yarabivuze vraiment. ikintu Icyica wikoreye umuntu kiba muri ikimurimo. imbere. Mm. N'abanyarwanda bakamasaka azaca inka akazivukamo. Rero nawe Kazivukamo. ibitekerezo bikuvukamo Mm. utabasha gusangiza abandi. Mm. Niyo mpamvu akenshi bano bihaye Imana batwara abantu benshi akenshi cyane. Mm. Buri gihe aravuga ati atura uvuge, Uvuge. ihana icyaha runaka. Mm. Wowe niba uvuga ngo nakoze iki kikaba kikuboshye, iyo ugiye ukakimwegera ukakimubwira uti wasaba Imana imbabazi ko nagikoze, buriya uraruhuka. Icyo gihe ntabwo kiba ikintu cyawe ugenda wikoreye gusa, wumva ko abantu bakigufashije kandi byarangiye. Ugasanga kukwizera. Rero abantu bose ibibazo bihoraho, urabona n'igice cy'ubuzima cyane kizamuka Yego. umunsi ku munsi. Mm. Imibereho iragenda izamuka. Mm. Kera niba umugabo wenda yagiraga ikibazo akavuga ati okay, nonese ko turi burare, ariko at least abona ku baturanyi Mm. hari igiti cy'umwumbati umuyaga uhuha, Ego. hari amakoma ahuha. Mm. Ariko uyu munsi uricara ukabona uzengurutswe n'inkuta gusa. Yego. Byagenda bitaho. Biroroshye kuba abantu bagira, ariko hari n'abandi hantu bajya inama, hari abandi batanga ubufasha. Mm. Rero nagira umuntu inama wese wumva afite ikibazo cy'uko hari ibintu byagiye kumucanga yakwegera abantu, ko ntabwo ari ubuzima buba burangiriye. Urakoze cyane. Ibintu njyewe nawe twaganira ni birebire cyane, ariko reka twihute. Duhe incamake ya CV yawe, kuko iki kiganiro kizaca kuri YouTube. Akwanze inkuru z'ibihe ntabwo ujya udukurikira. Njya mbakurikira. Ujya udukurikira mu gakeya ubonye. Iki kiganiro kizaca kuri YouTube. YouTube iriho content z'amoko yose. Hari uza akakubwira ngo hari n'abasurira abantu impfu zitabaye kugira ngo nyine umuntu akandeho. So umuntu rero wakomeje kudukurikira akageza ashobora kugira ngo igihe navuga ngo ufite kariyeri ndende n'ibiki, akagira ngo babyita gutwika ubu ngubu. So reka nguhe akanya uha abakunzi bacu incamake y'umuntu uwo uri we ku murimo. Hari ikintu nkunda kwirata cyane. Nigeze kuba umwarimu. Urabiremereje cyane vraiment. Oya. Wahereye mbere y'uko uba umwarimu, ko nzi ko wabaye na chef de classe. Nabaye umwarimu nshoje wa gatandatu kaminuza nk'akazi gasanzwe, birarangira umwaka urashira. Ariko icyo kintu guhura n'abarimu, kuba umwarimu byangishije umuntu nahakuye ibyo najyaga nibwira nakora iki umuntu gutya na gutya, ubona mukamutekereza. Ariko iyo ubayeho umwarimu, uko abana bitwara ni nako abantu bakuru burya bitwara, batandukana mu biro n'uburebure, ariko akenshi ibitekerezo akenshi bijya kuba ari bimwe, bigatandukana n'akantu gato. Ariko imyitwarire y'ubona abantu mu bwana, ibyo byiciro by'ubona mu bwana no mu bantu bakuru birahari, no mu bakambwe no mu basaza. N'urungano rwose bigenda bisa. Rero cyangije kubana n'abantu, kumenya uko mfata abantu. Wabaye umwarimu ukirangiza kaminuza? Oya, ukirangiza segonderi. Aha. Nigisha primaire, nigisha amashuri yisumbuye. Nk'imyaka ingahe? Primaire nigisha umwaka umwe. Yego. Amashuri yisumbuye nigisha umwaka umwe. Wabonye akazi ute mazima? Wabonye akazi gute ko kwigisha primaire? Bigenda gute? Ukora iki cyatumye uva muri primaire ukajya kwigisha mu mashuri yisumbuye? Nakuze hari amanota ngenda mbona yisumbuyeho ku bandi. Rero ahantu hose nagiye nkora, nagendaga mparangirwa n'abandi bantu. Umuntu akaza akajya akavuga ati hariya hari ikigo runaka, akajya umuyobozi w'ikigo ati hariya hari umuntu ushobora gufasha kuzamura ireme ry'abana bawe, ndizera ko ashoboye iki n'iki n'iki. Ukaza bakanyegera
tugakora amatesite runaka kureba ko batamubeshye ko hari abantu bakabya inkuru, akabona nibyo ampa akazi. Mujene uri mu mashuri yisumbuye, mujene uri muri kaminuza, mujene uri gukurikirana masters, ukaba urimo udukurikira hano ku nkuru z'ibihe. Shaka amanota meza, shaka amanota meza, ibyo bavuga byose byibagirwe, kuko amanota meza ashobora kuguha intangiriro nziza. Impamvu ndi kuvuga ko ari nziza, Mazimhaka aracyatubwira kariyeri yiwe, turaza kubibona. Icya kabiri avuze ni abantu kugira 85, 90 utazi kubana n'abantu, biragoye ko uzabona umuntu ukurangira cyane. Nimba mbivuze nabi simbizi, ibyo byo nibyo. Ntabwo amanota yonyine ahagije, ntabwo amanota yonyine ahagije, ugomba kujya n'indi mico runaka ituma abantu bakubonamo inyangamugayo, bakubonamo ubundi bushobozi. Turakomeza. Uvuye kwigisha primaire, ugiye segonderi naho ni umwaka umwe. Ni ukuvuga nta mwaka wigeze ushoma. Warangije segonderi ujya kwigisha, uva kwigisha muri primaire ujya muri segonderi. Icyo gihe waranigaga? Nigishe segonderi niga. Wigishe segonderi wiga kaminuza. Akazi k'ubwarimu rero bwa segonderi karangira gute? Akazi k'ubwarimu amasomo yaje kuba menshi, kaminuza yakomeje kugenda azamuka, uko amasomo agenda azamuka, nanjye nkomeza kumva ndimo nsa nk'uwinaniza, kuko nashaka kugira kwihata ikintu kimwe kugira umusaruro ufatika, gufata hirya no hino. Ubwo nabyo ndabisubika, nkurikirana amasomo ya bachelor. Uhagarika akazi ko kwigisha, ujya kwiga noneho kaminuza byuzuye full time. Tugaruke kuri cya kintu cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ngira ngo aho naho harimo isomo. Bimwe mu bintu bitunaniza nk'abagabo, abasore n'abajene, ni ugushyira imbaraga nyinshi mu bintu byinshi bitandukanye. So ni byiza rero ko umenya ibyo urekura n'ibyo ukomerezaho, kugira ngo n'ubuzima bwawe bubashe kugenda neza, kandi unabone n'umusaruro uhagije. Urabiretse rero? Ndabiretse. Ugiye kwiga muri kaminuza. Yego. Dukomeze. Ngarutse gato ku cyo wari uvuze, agiye tujya twumva hano hari injyana nyinshi zivuga hanze hano, benshi bumva icyo twita beat. Yego. Ariko buriya kenshi haba harimo amasomo. Nk'umuziki hari umugabo bita Rugamba Spiriyane. Yego. Hari ikivuze ko umuntu kumenya ubushobozi bwe, akagutatanya ingufu. Hari indi bugeze kuri bavuga ngo jya umenya urugero rwawe. Jya umenya urugero rwawe. Yego. Utuze kurengera, aho utazikoraho wikorera ibiruhije, bikakuremera bikakugusha. Yego. Rero iyo ushyize ku munzani gutya, akenshi ukagereranya, ubona icyo ukeneye kurusha ibindi, cyangwa ukamenya icyo ukeneye kurusha ibindi. Aho niho uhengamira rero, ugashyiraho imbaraga kurusha kujya kwikorera ikintu ubona kidashobora gushoboka muri ako kanya. Byinshi birashoboka, ariko iyo ufashe imbaraga ukazishyira ahantu hamwe, nibwo bigitanga umusaruro akenshi urusha uko watatanya ingufu. Ntujye gushaka stage unashaka n'akazi, unashaka ibiraka, cyangwa se ngo ukore stage ufite n'akazi ufite n'ibiraka, unikorera ku giti cyawe ku buryo birangira donc umeze nka kadahumeka. Gusa ariko naraza kubigarukaho nyuma mu rugendo rw'amashuri rwa kaminuza. Iki nacyo birashoboka bitewe n'umwanya ufite. Ushobora kuwujera ukawugabanya n'ibice runaka, noneho ukavuga uti mfite wo kuruhuka ungana gutya, urindaza kuko ndavuze ko iki, ariko n'iki ngiki ndibuze kugikora, bitewe n'uko ibintu byose wabishyize ku munzani, ukagereranya, ukabiha indengo, ukavuga uti byose byashoboka. Birashoboka ko ushobora gukora ibintu byinshi icyarimwe, ariko bitewe nanone n'ubushobozi ufite n'igihe ufite cyo kugena igihe cyawe, ukagikoresha ibikwiye, kandi nawe ntiwiyibagirwe cyane. Aha, usubiye mu ishuri rero, uri mu ishuri uri kwiga. Nize kaminuza, njyanye intumbero nyinshi, ngiye kuvumbura, ngiye kugera gute. Cyo kiganiro kwacyo, ngezeho ibyo kuvumbura biratangira kumanuka. Umwaka wa mbere urarangira, uwa kabiri urarangira, ndimo njya mu wa gatatu, noneho ntangira kubunza imitima. Ko ibyo naje gushaka ntarimo kubibona neza, nakora iki? Ko ubuzima mbona hano hanze butoroshye,
Mm. ko twaza kwiga tuvuga ngo tuzabona akazi ariko nabona hano hanze ukuntu bihagaze nkabona ni ikibazo. Mm. Waganira n'abantu bagenzi bawe bavuye mu ishuri Mm. agahita akubwira ati sha wowe dore n'uruko rwawe dore maze imyaka 3 hanze mvuye i Butare dore mfite first class ariko akazi karabuze ugera udepoza bakubwira ngo genda. Aho rero niho naje gutekereza nakora gute, ni gute nashaka ikinyuranye. Umuntu akubwira ati ngiye nshoje kaminuza maze imyaka 3 hanze, iyo ngiye kwapuranga ngo experience iri hehe? Icyo kibazo na n'ubu yego kiracyahari. Ugasanga umuntu niyo mpamvu uhatinda uko wabigenje. Yego, hari umwarimu wacu w'umunyanigeriya bitaga Irecyuku. Irecyuku atubwiye ngo ire bivuga ibitangaza, cyuku bivuga Imana. Yego, yari umwarimu ukunda kwigisha akagatanga n'inama. Yajyaga akunda kuvuga ngo fake engineer. Iyo icyo ntago kikunaniye akakoza akantu koroshye umusaga ngo kikakuna ngo fake engineer. Aratubwira ati rero mwebwe mwirwa hano musakuza. Yego, izi project dukora hano nka exercise nka assignments ushobora kuzibyazamo ikintu runaka. Wazajya kwandika CV ukabishyiraho. Atunyuriramo uburyo yigeze gufata article arayandika ayicisha mu kinyamakuru akiri umunyeshuri. Yego, iramwamamaza nk'umuntu ushoboye. Yego, arangije akora n'undi mushinga agera kuri represent ahantu barawudevelopa bakajyamuha amafaranga runaka kuri ide yabazaniye, ku gitekerezo yabazaniye. Aho mamakuye isomo. Mbona koko nibyo. Azabwira ati wewe wicaye uriga amasomo hano nibyo, ariko hano haza zero opportunity. Ati ibyo wicayemo uyu munsi bizakugirira akamaro, ariko kano kanya hari ubundi bushobozi ufite utari kubyaza umusaruro kandi igihura gifite. Hari uburyo wakabonyemo experience exactly utari kuyishaka, ukarimo kuyishaka. Hari n'ahantu umuntu yakura amakuru. Ushobora gusanga umuntu yiga amashanyarazi ariko amubaza uti u Rwanda rufite ingomero zingahe? Yego, ntazazi. Ni ikihe cyuho dufite mu mashanyarazi? Ntacyazi. Yiga iki? Amashanyarazi. Arashaka igihe cyo akazi ko gukora iki? Amashanyarazi. Icyuho kiri mu mashanyarazi atazi ikihari. Icyo kintu uracyumva. None muri cyagiye burya none muri ako kantu naje gukuramo isomo urivuga ngo ikarita. Iriya karita y'ishuri. Yego, reka ngo ijambo ry'icyongereza ni master key. The student card. Yego, ni urufunguzo rufungura rusetsa ingufuri zose muri ya mvugo ngo ni ugusetsa. Rufungura imiryango yose. How? Mu bantu 100 Yego, wakomangira kuri umunyeshuri nka 5%. Yego, niho badashobora kugira impuhwe muri bo. Ariko ahantu hose uzafata inuza ukajya kwaka amakuru uri umunyeshuri ahenshi bazayaguha. Iyo wenyine umuhate wawe n'uburyo ubasha gusobanura ibintu n'uburyo ubasha kwisobanura, abantu benshi bashobora kubonamo impano runaka n'amahirwe yaboneka batari ko hari umwana waje hano ariko iki yagishobora. Yego, rero ngarutse kuri ibyo uburyo umuntu arema experience. Yego, kuri kaminuza hari urema experience. Niho rero warugeze utubwira ngo yego, wararebye uravuga uko byamera kose cyane. Experience yarabuze, hari abize mbere yanjye bafite amanota meza, banize neza, education itaraca muri izi transitions, so baricaye ariko nta experience, ariko ngo nta experience, babuze experience. Buri hana abonye bagiye kwapuranga experience, akabura experience ari bwandike kuri CV yiwe. Wayibonye ute? Aho rero natangiye gushakisha amakuru. Hari amahirwe aba muri kaminuza abana bapfusha ubusa. Yego, haba amakiraba atandukanye. Yego, iriya ni 7. Iriya ni 7. Yego, kuba muri club ushobora kwibera umuyobozi, ushobora kubera umumambure,
umusekreteri cyane iyo urimo ukoramo hariya ukabasha kuyobora abantu 10 muri club mukajya mu bikorwa runaka mugapangira, niyo wavuga ngo tupangiye njyewe nari umuyobozi wa club cyangwa ari umuparticipa gutya twapangiye umuturage utishoboye tumugurira ihene imwe, yego iyo ni save ikomeye, ni save ikomeye, yego ko ubasha kuba muri sosiyete ukabona ibibazo runaka wanakora n'ibindi birenze ibyo ngibyo. Ubwo niba wabashe kuorganiza ihene ugize ubushobozi wagura nimba wabashije gukoresha umuganda mu kigo ufite ubushobozi muri serire cyangwa muri umurenge wose cyangwa mu murenge cyangwa mu karere wakorganiza icyo gikorwa cyane. Bantu mutwumve dukomeze aho rero natangiye gushakisha amakuru atandukanye nkajya kujoininga ama club Toastmasters ntegera kuvuga yego menya kwisobanura no gutanga ubutumwa runaka igihe bukenewe tujya muri debate club yego menya kujya impaka runaka kujya ibitekerezo gutanga ibitekerezo runaka ujya kujya impaka witwa mazimpaka ntabwo ari kujya impaka nuko ngwa n'ibitekerezo buriya abantu bajya impaka harigezeho ngo turwane yego noneho aho ngaho ugenda ukura haza no kuba baza gufungura ishami mu Rwanda hari ikigo cyitwa IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineering yego gitanga certificate menshi gicertifying abantu ya engineers bose yego nza kukibera umuyobozi baranama nkibera umuyobozi Rwanda chapter ariko mbanize Carnegie Mellon abanyeshuri ba Carnegie Mellon n'abanyeshuri bo mu cyahoze ari KIST one UR ntangira ndi vice president of Rwanda chapter wari president muri Carnegie yego aza gushiftinga taking over. Deja uko bivuga nge ntanga akazi noneho birangiye n'ubundi harimo nyemera nyine ngo duce mu ijambo hari abantu buriya ba faking amakuru nakubwira njyewe nabaye ariko mu bintu uvuze uravuze ngo na joininze club ya Toastmasters niga kuvuga umuntu wese udukurikiye abitwandikire muri comment atubwire kutazi kuvuga, icyo ni icyambere. Urambwira uti na joininze indi club ya debate niga uburyo umuntu ashobora kudefendinga subject yego abataza ama debate ni ibiganiro mpaka ushobora kukijyamo n'ubundi bakakubwira ngo hariya haraterera kandi ubibona ko hamanuka ariko ukadefendinga ko haterera undi nawe akadefendinga ko hamanuka mukaza guconcluding so noneho ukuntu isi ubihuza haje club nabaye president nta nubwo nabishobora so birahita bigaragara neza nuko muri ibyo biganiro ugenda ubona ibyo ngibyo akavuga ariko ni bande bajyamo hano gatuvuga akahanda hakura amakuru ajyanye n'ibijyanye n'uyu mwuga ndimo kujyana n'ubwinjiniyeri n'ibibazo biri hanze hano no hakaba hari ibindi bijya muri kaminuza bita ama public lecture ugasanga batumiye nka minister muri ushinzwe ibikorwa ibi n'ibi aho niho ukura amakuru iyo ubonye amakuru akavuga ati dufite ibi n'ibi ako dukeneye abanyeshuri ugasanga batumiye bakora nka public lecture hari buzemo abantu ba professors baza kudutara ku chapter runaka electricity shortage in Rwanda yego noneho iyo byitabiriye ibyo urabyitabira wamara kubyitabira aho hakura amakuru n'ibibazo biri muri cya gisata cyanyu cyangwa ya industry yanyu aho rero ukakura igitekerezo runaka utabasha kudevelopinga wenyine ushaka kugeza ku muntu runaka mukacyagura mukaza kuba bishinzwe mukazamuka hakura akazi ndabisanisha n'umuntu uri mu rugo ku munsi w'umuganda yarize afite degree yiwe nta kazi agira ariko ku munsi w'umuganda umwaka urashize nta muganda aratendinga n'umwe kandi nyamara mu muganda habamo ibibazo byinshi harimo ibibazo sociale ibibazo economique ibibazo by'ubucamanza ibibazo by'icyo ugasanga umuntu afite degree muri law n'umushomeri yego ejo namara imyaka 2 atajya ku muganda
azaburana ngo bansaba experience ngo se nzayikura nzayikurahe yego kandi hari ibibazo bimwegereye cyane yakiza akabimenya hari n'uburyo wenda n'amategeko akoreshwa cyangwa se social means ziba distributed mu buryo butagakwiye kugenda nibo babyize nibo babizi cyane ariko ugasanga ntazi ko n'ibyo bintu bibaho bibaho kubera ko umuganda wageze ntajye mu bandi. Hari ikindi abasore urubyiruko dufite cyo gushaka iby'ubusa ubuse ntutukanye oya iyo mvuze iby'ubusa ni ibintu utigeze ushyiraho imbaraga n'imwe kandi ugahora ibyiringiro byo kubibona. urampa urugero? My brothers and sisters, there is no free lunch anymore. Bigenda bite? Yego